Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike. Nyuma y'igihe gito Pawulo yanditse urwa mbere rw'Abatesalonike, yakiriye raporo imumenyesha ko Abakristo b'i Tesalonike yashubije ibibazo muri urwo rwandiko bitakomeje gusa, ahubwo byarushijeho kuba bibi. Gutotezwa kwakabije umurego cyane n'Abakristo b'Abanyatesalonike baravangiwe ndetse bagira n'ubwoba bwo kugaruka kwa Yesu. Nuko Pawulo yohereje urwandiko rugufi ruteguwe mu bice bitatu bitangwamo inama ku bibazo bitatu byari muri iri torero. Pawulo abanza kubiringiza mu gihe bakomeje gutotezwa, hanyuma akabaha umucyo kubirebana n'umunsi w'umwami uzaza. Hanyuma asoza akangura mu buryo busobanutse abanebwe, abantu bangaga gukora akazi gasanzwe. Kandi ku musozo wa buri gice muri ibi harangwa n'isengesho rigufi risoza. Pawulo atangirana isengesho ryo gushimira Abatesalonike bakomeje umurava n'urukundo, by'umwihariko kubwo kwihangana kwabo. Yari yamenye ko Abagiriki n'Abaroma n'Abayuda ndetse n'abaturanyi bo muri bo bakajije umurego wo gutoteza abo bakirisitu. Bari banyamukiye basenga, bakandamizwaga bikabije, maze Pawulo agangayikishwa nuko bashobora kureka Yesu biramutse bikomeje kuba bibi. Maze Pawulo arabibutsa, nk'uko yabikoze mu rwandiko rwa mbere, ko barimo kubabazwa kubera ko bifatanyije na Yesu. Ni uburyo bwo kugira uruhare mu bwami bw'Imana. Yesu yari yimitwe nk'umwami kubwo kubabazwa ku musaraba, bityo n'abamuyoboka bazerekana insinzi yabo ku isi bigana koroherana no kwihangana kudacogora. Pawulo abibutsa nanone ko ibi bitazahoraho iteka. Ubwo Yesu azagaruka azazana ubutabera bwe ku bantu babakandamije ndetse bakanamena amaraso y'abatariho urubanza. By'umwihariko avuga ko igihano kibakwiye ari ugukurwa mu maso y'umwami ndetse no mu bwiza bw'imbaraga ze. Aha Pawulo ntawuzagurika avuga ku iherezo ry'abantu banga Yesu, uretse kuvuga ko mu buzima bwabo bwose nta cyerekeye Yesu cyose bigeze bashaka, maze hanyuma baza kubona ibyo bashakaga, intera ibatandukanye n'umuremyi n'umwami wabo. Ku bwa Pawulo, ibi ni icyago cy'imperuka. Guhitamo gutandukanywa na Yesu, we soko y'ubuzima bwose n'urukundo, ni ukwiyemeza kwirimbura. Asoza iki gitekerezo asenga asaba ko Imana yakoresha imibabaro yabo kugira ngo izane impinduka mu mitekerereze n'imyitwarire yabo, kugira ngo ubuzima bwabo buheshe icyubahiro izina rya Yesu. Hanyuma Pawulo akomeza avuga ku kibazo cyihariye kijyanye no kugaruka kwa Yesu n'umunsi w'umwami. Umuntu umwe mu itorero ry'Abatesalonike yakwizaga ibihuha mu izina rya Pawulo, avuga ko igikorwa cya nyuma cy'ubutabera ku bibi by'abantu, umunsi w'umwami wamaze kubageraho, waraje. Aba bantu kandi bisa naho bavugaga amatariki y'imperuka y'ibi byose bitari byaba, bakanatera ubwoba abandi bakirisitu. Kandi ushobora kubona impamvu. Bitewe n'uko gutotezwa gukomeye cyane, bashoboraga gushukwa n'umuntu waza avuga ko Yesu yamaze kugaruka nk'umujura mu ijoro. Barasigaye. Ahari Abatesalonike yabarekeye mu mibabaro yabo. Imvugo ngiyi yababaje Pawulo rwose. Byari ukugoreka inyigisho ye. Kugaruka kwa Yesu ntikwagombye gutera ubwoba na buke, ahubwo kwagombye gutera ibyiringiro n'ubushizi bw'amanga. Pawulo abibutsa ibintu byose yabigishije bijyanye no kugaruka kwa Yesu igihe yari iwabo, maze abaha incamake aha. Mu by'ukuri ni bigufi cyane. Iki gika kigizwe n'uruhurirane rw'ibibazo byinshi by'imisobanurire. Ariko igisobanutse neza nuko avugamo ingingo izwi yavuzwe na Yesaya na Danyeli, abahanuzi, ivuga ko ubwami bw'iyi si buzakomeza kugira abategetsi bagomera Imana, nka Nebukadinezari cyangwa iby'umwami mu majyaruguru yakoze mu gihe cyashize. Aba bayobozi bari bishyize hejuru y'ubutware bw'Imana. Naho ku bwa Pawulo, abo bami bakera n'ubuhanuzi biduha ingero no kugaragaza icyitegererezo yabonye cy'ibyasohoye mu gihe cye mu bami b'Abaroma, Kaligula na Nero, kandi yari yiteze ko byakwisubiramo kandi. Ayo mateka azarangirana n'umutegetsi w'umugome nk'uwo, wahawe imbaraga n'ikibi ubwacyo, ni umuntu uzateza akaduruvayo n'urugomo mu isi y'Imana, icyakora ntibizahoraho. Ubwo Yesu azaba agarutse, azahangana n'umugome ndetse n'abakora ikibi bose, maze arokora ubwoko bwe. Rero icyo Pawulo avuga aha ntabwo ari uguha abazasoma ibinyoma urwaho rwo kwibwira ibyo bashaka kubyimperuka, ahubwo arimo guhumuriza Abatesalonike. Arabibutsa inyigisho za Yesu ziri muri Mariko umutwe wa 13, wavuze ko ibizaba bibanziriza kugaruka kwe bizaba ku mugaragaro kandi bigaragarira buri wese, bityo ko badakwiye kwikanga cyangwa guhangayika ngo barasigaye, ahubwo bakwiye gukomeza kuba bizerwa kugeza Yesu agarutse kubatabara. Nuko mu isengesho rye risoza asaba Yesu na Data guhumuriza no gukomeza Abatesalonike kugira ngo bakomeze kuba bizerwa ba Yesu. Ibi rero akaba ari byo bigeza Pawulo ku ngingo ya nyuma, niyo gukangura abantu badakora. Ibyo ntibishatse kuvuga abanebwe gusa. Ibi bivuze abantu batafataga inshingano zabo bakanga no gukora ngo biheshe ibyo bakenera, maze bigatuma ubuzima bwabo bwite buba bubi. Pawulo yari yabivuzeho no mu rwandiko rwe rwa mbere, aha bigaragara ko byarushijeho kuba bibi. Ariko ntituzi impamvu ndakuka yateraga abo bantu bamwe muri iri torero kwanga gukora. Birashoboka ko iki kibazo gifitanye isano n'ikibazo cyabanje. Bishoboka ko abantu bamwe bibwiraga ko Yesu agiye kugaruka vuba, maze bakareka utuzi twabo bityo bakava mu buzima busanzwe. Ariko bisa naho Pawulo yavugaga ku kibazo gifitanye isano n'imigirire y'umuco w'Abaroma witwaga ubufasha. Abakene baba mu migi bahindukaga abakiriya,
bakaba nk'abafasha bwite b'abakire, maze bakabaho batunzwe n'ubuntu bwabo bwa rimwe na rimwe, ariko ibyo byatumaga habaho kutagira umudendezo cyane. Ibi rimwe na rimwe byakorwaga n'abakiriya bakurikije imyitwarire idahwitse y'ababaha indonke, tutiriwe tuvuga ko ari inyungu itari isobanutse. Ibi rero nibyo Pawulo agarukaho mu gihe avuga ati, aba bantu babayeho ubuzima budafite gahunda, ntabwo bakora ahubwo bivanga muri gahunda bwite z'abandi. Pawulo abibutsa urugero yaberetse ubwo yari akiri kumwe nabo. Ntiyigeze abasaba amafaranga, yakoraga imirimo y'amaboko kugira ngo agire icyo yimarira, bityo yashoboraga gufasha Abatesalonike ntacyo abatezeho. Akavuga ati ibi nibyo bishimwa. Abayobotse Yesu bakwiye kwigana urukundo rwa Yesu rwitanga akora cyane kugira ngo bibeshyeho maze ubuzima bwabo bubere abandi ingirakamaro. Ibi abisoreza mu isengesho risaba ko mu gihe cyose bahuzagurika bari no mu mibabaro, Imana ijya ibaha amahoro mu Mwami Yesu ari we Mesiya. Uru rwandiko rugufi rwandikiwe Abatesalonike rudufasha kubona yuko imyizerere y'Abakristo ba mbere kubwo kugaruka kwa Yesu n'ibyiringiro by'urubanza rw'imperuka bitari bigamije ko bihimbira ibisobanuro ku matariki y'iby'imperuka, ahubwo iyi myizerere yateraga ibyiringiro ikanabongerera umurava wo kwiyegurira Yesu, by'umwihariko Abakristo barenganywaga bakanahura n'intambara zikomeye. Bityo ku binyejana by'Abakristo bizakurikiraho, baba batotezwa cyangwa badatotezwa, uru rwandiko ruratwibutsa ko ibyo wiringira biha umurongo uburyo ubayeho. Ibyo bikaba ari byo bivugwa mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike.